reka nkubwire ukuri ariko ukuri kutaryoheye amatwi. Umunyu ni kimwe mu bintu byangiza ubuzima bwacu kandi abantu benshi ntabwo babizi. Yego, umunsi ku wundi turya umunyu, ariko ntabwo twibuka ko umunyu ugizwe n'imyunyungugu ibiri. Umunyungugu wa mbere ni sodium, uwa kabiri ni chloride. Akenshi dukunze kuvuga kuri sodium ariko ntidukunze kuvuga cyane kuri chloride. Ingaruka zo kutagira chloride, iyo yabaye nyinshi, iyo yabaye nkeya, umumaro wayo, aho tuyikura, tugiye kubirebera hamwe muri iki kiganiro. Mbahaye ikaze kuri channel ya Nutrimedi Plus, muri kumwe nanjye nutritionist Iryivuze Edith Colombe. Tugiye kuganira nk'ibisanzwe, mumaze kubimenyera ko dusanzwe tuganira kuri vitamine ndetse n'imyunyungugu. Ubushize twarebeye hamwe sodium, uyu munsi tugiye kurebera hamwe umunyungugu wa chloride. Chloride ni umunyungugu dusanga mu bwoko bw'ama electrolytes cyangwa se electrolyte. Electrolyte ni imyunyungugu itwara amashanyarazi mu mubiri cyangwa se ikorana n'imyakura. Tubonamo sodium, tukabonamo potassium, tukabonamo kandi chloride. Chloride rero kimwe na sodium, umumaro wayo ni ukuringaniza amazi mu mubiri, igena amazi yinjira mu turemangingo n'asohoka mu turemangingo. Iyo niko kamaro kayo ka mbere kanini ifite. Akandi kamaro ka chloride ni uko ifasha umubiri kongera pH no kuyigabanya, mbese ifasha kuyiringaniza, kuyishyira mu murongo muzima kugira ngo umubiri utangirika cyangwa se ukagira ibibazo bigiye bitandukanye kubera ko acidite yagiye hejuru cyangwa se yamanutse, base ikajya hejuru. Chloride kandi idufasha mu kongera acidite mu gifu kugira ngo igogora rigende neza. Reka turebere hamwe mu magambo arambuye akamaro nyamukuru ka chloride. Ubushize twarebeye hamwe sodium, tubona ko nayo ishinzwe kuringaniza amazi mu mubiri. Kubera yuko rero sodium igendana na chlorine cyangwa se chloride, chloride nayo ifasha umubiri kuringaniza ingano y'amazi ikenewe mu mubiri, aho ishobora kongera amazi mu maraso cyangwa ikayagabanya mu maraso, aho ishobora kuyongera mu turemangingo cyangwa se ikayagabanya mu turemangingo. Mbese sodium na chloride birakorana mu kuringaniza amazi mu mubiri. Ikindi ni uko chloride igena ihererekanya amakuru hagati y'imyakura. Ni ukuvuga ngo ikora nka signaling cyangwa se itanga amakuru hagati y'imyakura, hakaba habaho kuba twarambura amaboko, kuba misikire zacu cyangwa se imikaya yacu yakora neza, kuba imitsi yakora neza, kuba umutima watera neza, ndetse n'imikorere y'umubiri muri rusange, kubera yuko ifasha mu ihererekanya amakuru ry'imyakura, icyo twita nerve impulse. Chloride ifasha mu kuringaniza pH mu mubiri cyangwa se uburyo acide na base bigomba kuba biri ku murongo mwiza cyangwa se ku kigero cyiza mu mubiri. Iyo acidity ibaye nyinshi, umubiri urangirika, kandi n'iyo igabanutse umubiri urangirika. Niyo mpamvu rero chloride iba ihari mu mubiri wacu, ifasha kuringaniza acidite cyangwa se base yo mu mubiri. Ikora nka acid base balance kugira ngo umubiri wacu utangirika, uhore muri zone neutre cyangwa se zone iri favorable kugira ngo umubiri ubashe gukora neza. Niyo mpamvu rero chloride ari ingenzi cyane mu mubiri wacu. Undi mumaro rero wa gatatu wa chloride, nk'uko nabivuze, ifasha cyane mu igogora. Acide icagaguramo ibiryo mu gifu
ni acide twita H chlore cyangwa se hydrogen chloride. Iyo acide niyo ifasha gucagaguramo ibyo twariye kugira ngo bize kuza kwinjira neza mu mara, amara nayo abashe kubyinjiza mu maraso, amaraso abitembereze mu mubiri hose, tubashe kubona intungamubiri. Iyo rero acidite y'igifu ibaye nkeya, na bya biryo ntago igogora ryabyo rigenda neza, bityo umuntu akaba yarwara indwara nk'igifu cyangwa se akagira gases nyinshi mu nda. Cyane hari abantu bakunze kugira ikibazo cya acid reflux. Acid reflux ntabwo iterwa gusa no kuba acide yo mu gifu yazamutse yabaye nyinshi, ahubwo ishobora no guterwa n'uko yabaye nkeya. Nabyo bishobora gutuma umuntu agira gases nyinshi mu nda, kuko igogora ritagenze neza, ibiryo bigafermanta mu nda, hakabaho kubyimba mu nda cyangwa se ibyo twita gutumba mu nda, bloatings. Hanyuma bigatuma acidite yazamuka, amagaze akaba menshi mu nda, bikaba byatuma habaho acid reflux. H chlore ni ingenzi mu gifu, bishatse kuvuga ko na chloride nayo ari ingenzi, kuko ifasha mu kubalansinga cyangwa se gushyira ku murongo acidite ikenewe mu gifu kugira ngo haze kubaho igogora rize kugenda neza. Undi mumaro wayo ni uko idufasha kwinjiza no gusohora umwuka mwiza n'umwuka mubi mu turemangingo fatizo tw'umubiri. Chloride ikora nk'umuyoboro cyangwa se nka gate, nk'inzira inyuramo oxygene kandi igafasha no gusohora carbon dioxide, umwuka mubi, kugira ngo umubiri ubashe gukora neza. Murabizi ko umwuka mwiza turawukenera mu mubiri wacu kugira ngo ubashe gukora neza. Iyo umwuka mubi ubaye mwinshi dutangira kugira ibibazo ndetse bishobora no kuganisha ku rupfu. Ariko iyo umwuka mwiza uhagije mu mubiri tubasha kugubwa neza n'ubuzima bwacu bukamererwa neza. Chloride rero ifite uruhare mu mikorere myiza y'umwuka tuba dufite, uko utembera mu mubiri wacu ndetse n'uburyo winjira unasohoka mu turemangingo fatizo tw'umubiri wacu. Chloride iboneka he rero? Tugiye kurebera hamwe aho dushobora kuyisanga. Chloride tuyisanga ahanini mu umunyu turya usanzwe, niho hibanze tuwusanga, nk'uko sodium inyinshi tuyikura mu munyu usanzwe, kubera yuko niho iboneka nyinshi. Ahandi hantu dushobora gukura chloride dushobora kuyisanga mu bintu bikomoka mu nyanja, kubera yuko naho higanjemo chloride. Ibiribwa bikomoka mu nyanja bishobora kuba amafi, bishobora no kuba hari imboga zikoreshwa zitwa seaweed, ni ibihingwa bisarurwa mu nyanja, biribwa bikunze gukoreshwa n'abantu batuye muri Aziya, ariko nabyo bikungahaye cyane kuri iyi chloride. Chloride kandi dushobora no kuyisanga mu nyama zitukura. Ahandi dushobora gusanga chloride ni mu biribwa nyine byongewemo umunyu, kuko twabibonye sodium na chloride birajyana. Ibiribwa byongewemo umunyu dushobora kubisangamo bya bindi biba bikorewe mu nganda byongerewemo umunyu. Dushobora no kubisanga mu masosi bakora nka za soya sauce, nka za sauce tomate n'izindi sauces bakora twifashisha nk'ibirungo. Ariko ibyo si byiza ku buzima, kuko akenshi ushobora gusanga bishobora kongera sodium na chloride biri mu mubiri, bikaba byateza ibibazo. Aheza twabikura ni muri bya biribwa bikomoka mu nyanja, kuba twakoresha umunyu mukeya duteka, yaba umunyu wo mu nyanja, yaba ndetse na wa munyu usanzwe wo ku meza, ndetse no mu nyama zitukura. Aho ni ho dushobora kuba twayikura. Reka turebere hamwe rero ingano ibikenewe ku munsi ihagije ya chloride.
Chloride iba ikenewe ku bantu bafite imyaka kuva kuri 14 kugera ku myaka 50, baba bakeneye garama 2.3 ku munsi. Hanyuma abantu bafite imyaka guhera kuri 51 kugera ku myaka 70 bakenera garama 2 ku munsi. Hanyuma abantu bafite imyaka guhera kuri 71 kuzamura bakenera garama 1.8 ku munsi. Iyo niyo ngano ya chloride ibikenewe ku munsi. Hanyuma kandi twibuke neza yuko ntabwo dukeneye kuyirya twayongereye mu biryo nk'inyongeramirire, kuko mu biribwa turya tuyisangamo akenshi. Nkuko nabivuze, mwabyumvise aho tuyikura mu munyu duteka, tuyikura mu nyama, tuyikura no mu bikomoka mu nyanja nk'amafi ndetse n'ibindi. Niyo mpamvu rero atari ngombwa ko dukoresha food supplements cyangwa se inyongeramirire kugira ngo tubashe kuyibona, kuko tuyibona byoroshye. Reka turebere hamwe rero yabaye nkeya ibibazo ishobora guteza umubiri cyangwa se ikiba cyabiteye ko yaba nkeya. Ubundi rero mu bisanzwe ntabwo chloride igiba nke rwose, kubera ko akenshi tuyikura mu byo twariye bya buri munsi. Niyo mpamvu rero bidakunze kubaho ko ibura cyangwa se ngo ibe nkeya. Iyo yabaye nkeya rero biba byagenze bite cyangwa se haba habaye iki? Icyo gihe hari igihe umuntu aba yagize ikibazo cya diare nyinshi cyane, akaba deshydrate, amazi akaba makeya, akagira umwuma. Icyo gihe ashobora gutakaza chloride. Ari nayo mpamvu ubushize twarebeye hamwe ko iyo umuntu agize ikibazo cya dehydration cyangwa se kumagara mu gihe yatakaje amazi menshi, urugero wenda yagize icyuya cyinshi cyangwa se yarutse cyangwa se yagize diare ikabije, uyu muntu akenera kuba rehydrated. Iyo bagiye kumukorera rehydration rero, mu bintu by'ingenzi bongera muri serumu bagiye kumuhereza, bongeramo n'umunyu kugira ngo uyu munyu uze kumanaginga ya water balance. Nkuko twabibonye, ari sodium ari chloride byose bifasha muri water balance. Bamwongereramo rero wa munyu na ya chloride kugira ngo bize kuza kumufasha kubalansinga cyangwa se gushyira ku murongo cya kibazo cyari kibayeho cyo kugira chloride nkeya cyangwa se cyo kugira sodium nkeya. Umuntu rero ufite ikibazo cya dehydration ahanini niwe ukunze kugira ibibazo bya lack of chloride cyangwa se chloride nkeya. Iyo byabayeho rero ku mubiri wacu biba byateza ibihe bibazo. Ikibazo cya mbere bishobora guteza ni intege nke z'umubiri, kudakora neza kw'imyakura, nkuko twabibonye ko chloride ifasha mu gukora neza kw'imyakura, igogora ntirigenda neza. Ikindi ni uko umutima nawe ushobora gutera nabi, kubera yuko twabonye ko chloride ishobora no gufasha mu mikorere myiza y'imitsi, aho ifasha muri relaxation na contraction. Icyo gihe rero bishobora gutuma umutima udatera neza. Ikindi kintu gishobora gutuma iba nkeya ni ugukoresha imiti y'amadiuretics cyangwa se ya miti ituma dusohora amazi menshi. Abantu banywa imiti ya diabetes abenshi aba ari amadiuretic, bajya kuri toilette kenshi. Icyo gihe rero ashobora kuba yagira ikibazo cya lack of chloride cyangwa se cya chloride nkeya. Niyo mpamvu rero aba bantu nabo bagomba kwitondera imirire yabo, bakarya indyo yuzuye kugira ngo babashe kubonamo ya chloride bakeneye itababana nkeya. Reka turebere hamwe noneho, ese iramutse yabaye nyinshi biba byateza ikihe kibazo, biba byagenze gute? Akenshi nabyo ntibikunze kubaho, ariko iyo yabaye nyinshi cyane iba yagendanye na ya sodium. Tuba twariye umunyu mwinshi, iyo ni gitera ya mbere. Ikindi gishobora kubitera ni ukutanywa amazi. Iyo umuntu atanywa amazi ahagije, concentration ya chloride iriyongera ikaba yaba nyinshi mu mubiri. Ikindi kintu gishobora kuyitera ni uburwayi bw'impyiko. Umuntu ufite uburwayi bw'impyiko nawe atakaza chloride cyangwa se ikaba retained
ari nyinshi, bikaba byatuma iba nyinshi cyane mu mubiri, kubera yuko impyiko ziba zitarimo gukora neza. Icyo gihe concentration yayo ishobora kwiyongera hanyuma ikaba nyinshi mu mubiri. Ibibazo rero ishobora guteza yabaye nyinshi, kubera yuko igendana na sodium, tubyibuke, ishobora guteza ikibazo nka hypertension, umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Ishobora no guteza ibibazo by'intege nkeya z'umubiri ndetse n'intege nke z'imikaya. Imikaya ikaba itakora neza cyangwa itakomera bihagije ku buryo imikorere yayo ikora neza. Ikindi ni uko ishobora guteza ibibazo by'imikorere mibi y'imyakura. Imyakura ishobora kudakora neza mu gihe chloride yabaye nyinshi, nk'uko twabibonye ikora mu ihererekanyamakuru hagati y'imyakura. Dore inama z'ingenzi rero zagufasha kugumana ikigero cyiza cya chloride mu mubiri kugira ngo idateza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Icya mbere ni ukugabanya umunyu turya, ukarya umunyu uhagije. Nk'uko twabirebye ubushize, twabonye ko hakenerwa garama 5 cyangwa se zenda kuba 5 ariko zitarenze 5 ku munsi z'umunyu twatetse mu biryo. Gabanya rero umunyu ukoresha, ntukarye umunyu mwinshi, kuko umunyu mwinshi ushobora gutuma ya chloride iba nyinshi ikaba yateza ibibazo mu mubiri. Ikindi cya kabiri, gabanya kurya ibiryo byakorewe mu nganda, kuko ibiryo byakorewe mu nganda akenshi biba byongerewemo umunyu. Bishobora rero gutera toxicity cyangwa se kuba chloride cyangwa sodium byaba byinshi mu mubiri, bikaba byateza bya bibazo twarebeye hamwe bituruka kuba umuntu afite chloride nyinshi mu mubiri. Icya gatatu ni ukurya indyo yuzuye. Rya indyo yuzuye kugira ngo ubashe kubonamo intungamubiri zose umubiri ukeneye, harimo na chloride. Ikindi, nywa amazi ahagije kugira ngo utagira ikibazo cy'umwuma cyangwa se ukagira ikibazo cyo kudakora neza kw'imyunyungugu, kuko imyunyungugu hafi ya yose iri soluble mu mazi cyangwa se ibasha gukoreshwa n'umubiri ari uko twanyoye amazi, kugira ngo amazi abashe kuyigeza mu mubiri hose aho ikenewe. Dusoza rero, katurebere hamwe muri rusange noneho ibyo twavuze, tubizingatire, tubibumbatire mu magambo makeya. Chloride turebere hamwe, tuvuge tuti umumaro wayo ni uyu nguyu. Umumaro wa mbere ni uko twabonye ko idufasha mu kuringaniza amazi mu mubiri. Umumaro wa kabiri w'ingenzi cyane, twabonye ko idufasha mu gukorwa neza kwigogora, kugira ngo tutaza kugugara tukaba twagira icyo twakwita gases cyangwa se acid reflux, kuba byatewe n'uko ya chloride yabaye nyinshi cyangwa se yabaye nkeya. Ibyo ngibyo chloride irabiturinda iyo iri mu kigero cyiza. Hanyuma twarebeye hamwe ko ifasha no mu mikorere myiza y'imyakura ndetse n'imikaya. Chloride rero ni ingenzi mu mubiri wacu, ariko twayifashe ku kigero cyiza, tutafashe nyinshi cyane, kuko nyinshi cyane ishobora guteza ibibazo mu mubiri wacu, kandi niyo ibaye nkeya twabonye ko ishobora guteza ibibazo nubwo bidakunze kubaho cyane. Reka nsoze mbashimira mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Ni ibi twari twabageneye kuri uyu munsi. Niba wakunze iki kiganiro, ntiwibagirwe gukanda like ndetse no kugisangiza abandi, gukora subscribe kugira ngo n'ubutaha uzabashe kubona andi makuru y'ingenzi ku bijyanye n'imirire ndetse n'ubuzima muri rusange. Gusangiza abandi amakuru ni byiza kuko birabafasha kumenya icyo bahindura cyangwa se aho bagwa n'ibibazo bagira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Reka rero tuzasubire. Mwari kumwe nanjye nutritioniste Iryivuze Edith Colombe, naho ubutaha.